Ino TV. Umusore ushaka kurambagiza kugira ngo yishingire urugo agire umuryango, ubundi ni iki agomba gukora? Nize ntambwe zibanze akwiye gukora kandi zamugeza nyine ku cyo yifuza? Ikintu cya mbere namugiraho inama, ushobora kubona umuntu wareba visage ukabona wenda niwe mugore w'inzozi zawe, none se nufata avance ugasanga ataruciyemo urwo rubohero, uzamubwira ngo rugemo cyangwa uzahita umureka? Ahita bireka. Ese ko atari akaguru wenda ngari bumere vuba ati kano kaguru ntikakimeze, atari umutwe wa kabiri ngo uyu mutwe ntuzaza, wamubwiye uti kora gutya. We muhungu wahita umubwira uti siri muri bintu byawe, bishyire ku rundi rwego nifuza cyane. Uko biseka sumva utabyo, reka kuganira musango urugo cyangwa urukundo mara ngo kavanse ngo kariyubakira ibintu bikagenda neza, yagira n'amahirwe ngo niyo ndakayiterayo ibintu bigahita bigenda neza. Ariko ikibazo umuntu aba yibaza cyane cyane ku mudamu nkawe Shimene, ariko sundi misa utararengaho nk'uwo mwana w'umukobwa ubukinishije ugiye nyine gufata ya avance wenda ni kumukinisha ko ntabwo ari urukundo. Yego ko kimwe cyo kuko ntabwo ukunze uwo mukobwa, ukunze ibyo afite. Ese ejo habaye ngombwa akarwara bakabikuraho, se ntarabo baca amaguru cyangwa amaboko, ese ubwo wahita umuta? Arwara kandi babikuraho da, nta gice cy'umubiri na kimwe kidakorerwa kitagira ibibazo cyane rwose. Kutwiba gukuraho ijisho barikuramo, iryinyo barikuramo, impyiko bayikuramo, kugizeho handi wo wumva ko bataha. Mbese umukobwa utanga avance n'utayitanga ubundi hakwiye guhitwa mwonde. Ino TV. Likinga, kora subscribe gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba. Uwima umuto aba yimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje, igihe udasenga nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ujye ugira kwizera nk'ukwa Danieli wavuye mu rwobo rw'intare, ugire kwizera nk'ukwa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba, ugire kwizera nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Mbahe ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira kuri Ino TV, nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Twongera kwakira cyane uyu nguyu yitwa Shimene. Ongeraho kwizera. Kwizera kumbi ako kare kazobwe. Umeze ute rero? Meze neza. Urakoze cyane kongera kuduha ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane namwe kongera kunyakira. Ariko shop ikwambika ni yahe we? Nika shop ikwambika ni yahe? Nta kirakabarampa cyo kubamamariza. Shuwa? Yego. Bigize ibanga. Bigize ibanga. Ibintu byo kwambara se warabyize cyangwa ni amahirwe? Kwambara, hajya kwambara barabyiga. Arabayiga ku modaringa. Urumva no kubyambara rero bigahita bihuriramo, avuga ati umwenda n'uyu nguyu niwo uri bujyane nuko uyu munsi umeze. Sha ntabyo neza sinjya mbe nkunda kubeshya. Hari uwambajije ngo se ni umutayeri? Jewe? Ngo se ngo ni umutayeri ngo ko mbona ngo udustira aba yatwirunzeho. Oya ntabwo ndi umutayeri pe. Yes. Amakuru y'imisi se? Turashima Imana. Rugira rugena byose. Ngo utagushima yashima nde. Aba yitwa wande? Sibyo?
akara bavuga ati Miss maze nta kimana yamariye yo oya akani yonyine n'akakuka n'ubuntu bwayo uza abantu bari mu bitaro bari ku mwuka amafaranga bishyura ku munsi menshi cyane rero Imana iduhaye fagitire nta nubwo cyamunara yabihagije badutezanya natwe nabyo ntibyavamo ataka kuka muraza kujya mukariha Yesu we ariko kurura nk'iyo image we nta twakwishyura ikise kandi hari abantu batajya baha agaciro kano kantu ukavuga ngo nta kintu Imana ikumariye oya ukuri kose ushima Imana hari indirimbo y'abadive ivuga ngo uko umeze kose jya ushima Imana yego kuko hari abakwifuza bati cyama nkamera nk'uriya ushobora rero kuba hari ibibazo runaka urimo ariko nturi mu bitaro yego hari uri mu bitaro ariko ntari muri morgue bivuze ngo nyine ukuri kose ushima Imana utangarwa amaboko ujya umumenya njya mubona kuri social media uriyo bobwe Imana yakubita umwuko oya ntabwo yawunkubita Imana nyine bana we hari uko abyumva kwiwe kandi biramufashije ese mbere kera ntitwumva ngo basogokuruza nyine biriya bya kera ngo bari bafite izindi mana basengaga zabakoreraga se byose nyine biterwa n'imyizerere bagakora ibintu bigakunda we neza rutanga kugira ngo ntibikunda kuri birakunda utabwamamariza z'abantu bakajyayo oya ntabwo ari ukumwamamariza ariko nta nubwo namupfobya arapfumura bigakunda sinzi uko abigenza ariko uko abigenza kose biremera kuko kuba agihumeka ni uko hari izindi mbaraga zibimufashamo ibyo rero simbizi ni imyemerere ye ntabwo nayipfobya cyangwa tume mwubahuka ni ukuri ibyo ni iyobera ritagatifu niko padiri yavuze gare abapadiri yego yes shimen kwamamara ni iki kwamamara ni iki bivuze iki bifashije iki umuntu kwamamara biterwa n'ibyo wamamayemo biterwa n'ibyo wamamayemo umuntu akaba icyamamara akaba kizwi na bose ugasanga ushobora kwamamara mu ivugabutumwa ushobora kwamamara nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ushobora kwamamara nk'umukinnyi wa filime ushobora kwamamara nk'umuhanzi nyine biterwa n'icyo washyizemo imbaraga yego nicyo numva nyine kwamamara ni ugukora cyane ukamenyekana impamvu hari ikiganiro twakoze ngewe nawe ubushize yego mbona komantere nyine bagiye bagikomatingaho urabyibutse urabyibutse umuntu wanutse ndamubabariye ariko mana we ariko kugikunda gutanga imbabazi imbere wenda ntakwiye kubabarirwa oya dutuye mu mbabazi z'Imana ushobora kutazimuha ariko Imana yo yarazimuhaye ndetse ndazimwemera iki narakubabariye rata ego atabamamaye ati burya bamamaye nyine ibyabo n'ubundi bisaba agatege misango kwamamara mbese ujya nk'umukinnyi w'umupira agiye akajya yirirwa yicaye hariya yakwamamara se bisaba ko ashyiramo imbaraga agakora cyane kugira ngo yamamare yego noneho urundi rugero reba na bano abafana b'umupira hari ukuntu usanga abantu nyine baje gufana ariko ukabona umuntu yisize amarangi bigatuma yamamara ni uko cya kintu yakoze yashyizemo imbaraga no kwiyahura ni ukwamamara ergameze nkibuka kuri babandi nyine bafanye bagera ubwo baniyahura ngo batsinzwe byatumbi bara nk'ikosa kwivutsa ubuzima none se ko abakinnyi bo batashye umutoza se watimanitse sibyo kugira ngo usa nuko yanze ikipe n'abagore babo n'abana babo natwe twese abanyarwanda muri rusange turatuzi kuko umuntu umwe yumva ari we sinzi ariko ubwo niyo mahitamo ye ni nako wenda kwihangana k'umutima we kwareshyaga ariko simbizi twarigiye kwamamara bitesha abantu umutwe bikagira ubwo nyine bituma baniyahura bakagira nyine bikaremurenga kamamara akagira ibyo akunda atabibona basi bigatuma yivutsa ubuzima
sinzi ntabwo tubyumva kimwe. Nitandukanije nawe. Yes, duhindura ingingo gatoya. Yego. Ndashaka kwibariza kimwe ariko nsa nubariza abajene, abasore. Abasore baravutse, barakuze, bageze igihe cyo gushaka ariko birabacanze. Baribaza batese abakobwa ntabahari. N'abahari ntibashobotse. Akavuga atyo. Akavuga ati uriya mudamu, ubwo nabonye komateri niyo nshaka kuriraho, ati uriya mudamu nabonye ari umuntu usenga, ikiganiro kigizwe n'amasomo menshi yo muri Bible. Umusore ushaka kurambagiza kugira ngo yishingire urugo, agire umuryango, ubundi ni iki agomba gukora? Nize ntambwe zibanze akwiye gukora kandi zamugeza nyine ku cyo yifuza? Umusore icyambere na inama, ubwo ni nk'inama ushaka ko namugira. Ni nk'iyo ngiyo rwose ako kana. Icyambere namugiraho inama. Mereza umutakano sha, ibintu byakomeye. Barakumva se? Ikintu cyambere namugiraho inama ni ugusenga. Ariko none ntitwirengagize ko hari babandi wenda batagendera muri iyo nzira yo gusenga. Ngiye mfata ku mpande zose kandi sinjya mbi mpora umuntu amahitamo ye. Yego. Ku rwanjye ruhande cyambere yasenga, kabiri agashishoza, akareba uwo bagiye kubana, ntahubuke ngo akururwe n'ibyo abona. Nirukumva icyo nshatse kuvuga? Ntakururwe n'ibyo abona. Ibihe ushobora kubona umuntu wareba visage ukabona wenda niwe mugore w'inzozi zawe, ariko ntabwo ujye numva yagakuruwe n'ibyo areba. Yabanje akiga ku muntu, ukareba. Ntabwo kwiga umuntu ni mugari, ntabwo nanone navuga ngo igitabo, ntabwo ari igitabo. Umuntu ni munini, ariko byibura mu ngeso 100 afite, gerageza basi umenye mu 10. Ubwo birahura na kamwe ko gushishoza. Yego, niko gushishoza. Kwitonda, ugashishoza. Genda shaka ko kubabwira nyine ikintu cya mbere bitonde, bashishoze. Ubanze wige ku muntu, umenye ngo izi ngeso ze nzazihanganira. Yego. Amayi. Azagisha andi nama ko nabo babuze bagerwa ku mashyi. Ubundi misango tutivunye, burya intuza umutima nama w'umuntu. Yego, ushobora kungisha inama misango, ngewe ndakubwira uko mbyumva. Sibyo? Ndi bukubwire gewe uko urwanjye ruhande uko mbyumva, ariko wenda atari yo myanzuro yawe. Rekada. Yego. Dufata urugero wenda nko kungo ndubatse. Nk'umuhamugenzi wanjye akaza akambwira ati wanjye bimeze gutya, wenda umugabo wataha iki gihe bigenda gutya. Njye nimugira inama ndamubwira gewe ibyo numva nagakoze. Ntabwo umubwira ibyo yagakoze. Ibyo yagakoze kuko sindi mu mutima we, sinzi ubushobozi bwo kwihangana umutima we ufite. Cyangwa ndamugira inama nkurikije uko uwanjye ameze. Wenda uwanjye ikibazo gikemukiwe twashakuje n'urugero. Noneho ugasanga wowe wa mugabo wawe ntakunda urusaku. Nuza se nkakubwira ngo jya ukubitamo umuziki usakuze kandi adakunda urusaku, urumva bizaba ari byo? Ahubwo wowe genda ubanze wiganirize. Yego, mbere yuko uza kugisha inama banza utekereze ngo ibi bintu ndimo nta ruhare mbifitemo. Bivuze ngo rero n'uwo muhungu mbere yo kuvuga ngo agiye kugisha misango inama, nabanze yicara avuge ngo uyu mukobwa ngiye gushaka ko duhuriye mu kabari, ejo niyanga kukavamo no kunda y'amezi 8 wenda mbiranse kazamukura ku kabari mujyanye maternity, nzabasha kubyihanganira? Yego. Wumva uzabyihanganira, uvuga uti okay sawa, namukunze, ibyo azakora byose nzabyihanganira. Kandi icyo gihe wifatiye imyanzuro misango zikiza cyabyo, ntabwo regreta. Yego, ntabwo wicara ngo uvuge ngo misango yaranshutse, iyo menya nkigira mu badivantiste nkareba umwana uri muri korari nkaba ari we nzana. Uricara ukavuga uti jewe njya kuzana uyu mukobwa, ni imyanzuro nari nifatiye, ndambwira umutima wanjye ngo ibyo azakora
nzabyakira. Biragufasha kurusha ko wicara ukondana abantu runaka niwe wamundangiye usanga uhamagaye Shimene wa mukobwa wampaye genda guha umukobwa se ndinde. Shishoza. Mbese bivusobanuye ko utarangira umuntu umugeni. Nakurangira ariko wese wakoze iki ko ndakurangiye wese yorushize mu nzu banza ushishoze. Ahisa yora ashira mu nzu ukuvuga ngo ibyo wamubwiye agomba no kongeraho agashishoza cyane rwose ntagendere ku byawe. Genda gutungiye agatoki wenda genda kunza isura ariko we hari ibyo ugenderaho. Yego reba bya bindi wowe ugenderaho ese uyu mukobwa Shimene ndangiye yujuje indangagaciro nshaka, yujuje ibyo ge numva nifuza, afite ibyo umugore nshaka afite. Yego ge nakurangiye nyine uko namushimye nawe ugenda ushishoze ushyira analize zawe. Yego kandi burya nabyo ndavango kera habaga habaranga ubu byo barabihinduye ni pase akantu kitapa byaje nyine mu iterambere. Ubundi agapase ni akantu gakorwa mu mukino wo mu kibuga nyine urumva nabyo byabaye nk'agakino uvuga nti dore ni bya bindi nuko nyine turi mu iterambere ni bwa buranga. Ariko ntabwo na kera yakurangiraga ngo uhite uterura ushyire mu nzu banza kumenyera umukobwa n'uwo kwande. Yego ise ni muntu ki nyina wameze ate kera aho ngo wajya kurambagiza umukobwa warebaga nyina. Waganiraga na nyina oya urabanza ukamenya Shimene uriya nkunze mama we ni muntu ki yitwara ate se no umubyeyi w'imfura muri quartier abantu baramwubashye ku buryo nibura mukobwa we nakwizera ko hari ikintu nubwo ataba mama w'ijana ku ijana ariko nibura mu mico myiza 10 mama we afite Shimene yaba afitemo 5 cyangwa 6. Ariko ako kantu ndagahamya ni na keza sha wahisemo gutyo cyane kuko jewe nshobora kukuyoberanyaho kubera wenda n'imyaka mike mfite wenda nagiye no ku ishuri muri quartier ntibanzi ariko mama baramuzi. Mama we ameze ate umukobwa mwiza wo gushyirwa mu rugo ni umukobwa ubumeze gute? Umukobwa mwiza tutitaye kuri byinshi bimuvugwaho ariko nkawe Shimene uwo mukobwa wo gushyirwa mu rugo rwose ku buryo umuntu wese yavuga ati uyu mwana nagende ajye kubaka urwe kuko birakenewe. Numeze gute? Umukobwa muri bwa bushishozi nyine byo numva yagashishoje wa musore kugira ngo abigendereho mu mahame yanjye ariko ntabwo ndiho mbabwira ngo mubigendereho nta tegeko ririmo. Oya nta tegeko ririmo. Numva kimwe cyo yakabaye ari umukobwa wubaha Imana usenga erega ntabwo gusenga si ukuvuga ngo ku wa mbere ari muri eglise ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ariko menya ko umukobwa mu mahame ye nibura harimo kubaha Imana kuko iyo umuntu yabashije kubaha Imana nawe ariyubaha. Yego icyo ni kimwe. Kabiri kuba ari umukozi akunda gukora ntabwo avuga ngo akora mu biro acuruza ariko ukabona ko mu ishyaka rye harimo gukora. Gatatu kuba kubaha yubaha umugabo ashatse. Yego ako kantu ko kubaha karanjyana ku ngingo ikomeye hano njyane mu bikomeye ntabwo ngujyana mu bikomeye ariko karanjyana ku ngingo ikomeye. Emeze iterero abahungu benshi aravuga ati ntafashe avance giye nta kintu navugana n'umukobwa. Avance wagira inama abahungu uti nakantu k'ubwenge mukiteho. Nze muri bitatu nakubwiye ungeze wumva harimo avance ubwo turagira ngo tuyigarukeho. Ntabwo biri mu bintu yakagendeyeho ati sinzi uko ameze uku uyu mukobwa ndashaka kumumenya namaze kumubona nta wamenya wabona nuko ataragiye ngo mu rubohero abandi ngo nta wamenya. None urarinda ujya gufata avance ngo ureke atagiyeyo nkabiganiriyeho se ukabimubaza se hari wabivuga cyane barabibaza. N'ubu dufite umukunzi wacu watwandikiye tubaza ngo sheri we yarabimubajije ati nkora iki niba mubiganiriyeho sheri akamubwira ko bakamubaza se byabayeho yakumva bitarabayeho akarunyarukiramo.
Yego, ariko ntabwo ari mpaka ngo urinde gufata avance. None se nufata avance ugasanga ataruciyemo urwo rubohero, uzamubwira ngo rujyemo cyangwa uzahita umureka? Ahita bireka. Ese ko atari akaguru wenda ngari bumere vuba ati kano kaguru ntikakimeze, atari umutwe wa kabiri ngo uyu mutwe ntuzaza, wamubwiye uti kora gutya. Ewe muhungu wahita umubwira uti siri muri bintu byawe, bishyire ku rundi rwego nifuza cyane. Uko biseka so mutabyo reka kuganira imisango. Urugo cyangwa urukundo rwubakwa no kuganira. Ibiganiro no kwizerana. Yego. Gweki? Kwizerana no kuganira. Nyamara ngo kavanse ngo kariyubakira ibintu bikagenda neza. Yagira n'amahirwe ngo niyo ndakayiterayo. Ibintu bigahita bigenda neza. Ariko ikibazo umuntu aba yibaza cyane cyane ku mudamu nkawe Shimene. Ariko so ndimisa utararengaho nk'uwo mwana w'umukobwa ubukinishije, ugiye nyine gufata ya avance no kumukinisha, wenda kumukinisha ko ntabwo ari urukundo. Yego ko kimwe cyo kuko ntabwo ukunze uwo mukobwa, ukunze ibyo afite, ibyo afite. Ese ejo habaye ngombwa akarwara bakabikuraho, se ntarabo baca amaguru cyangwa amaboko, ese ubwo wahita umuta? Arwara kandi babikuraho da, nta gice cy'umubiri na kimwe kidakorerwa kitagira ibibazo cyane rwose. Kutwiba gukuraho ijisho barikuramo, iryinyo barikuramo, impyiko bayikuramo, kugizeho handi wo wumva ko bataha. Mbese umukobwa utanga avance n'utayitanga ubundi hakwiye guhitwa mwonde. Ibyo ngibyo rero biterwa n'imyumvire ya nyiri guhitamo. N'imyumvire akavuga ati jewe avance ntayibonye ntibyavamo, undi nawe akavuga ati jewe ibya avance simbikeneye. Yego, ubwo nyine ni kwa kundi nyine buri wese aba afite indangagaciro ze yakuranye. Wa mukobwa akavuga ati hoya ntabwo ibinza kandi bimubuza kubaka, igihe kiratinda kikagera akabona. Ubwo hari umukobwa wakanga umuhungu akavuga ati ibintu bya avance ntabyo ngo hano inzangira umugore cyangwa ubyihore cyane rwose akadesida. Ariko wajyureka nese ushaka kuvuga abakobwa bose bagenda batanga avance? Kwimagina ntabwo ndi kubihamya, nyange ntabwo ndiho mbihamya, ariko mu byo tuho twimagina. Hari uwakubwira ati rwose genda ugendera cyane rwose. Kandi burya reka ngira inama abahungu, ubonye uwo mukobwa uzamukomereho. Wayi nubona uwo mukobwa ukwimya avance uzamukomereho, kuko wundi waguhaye avance wenda yahaye n'undi. Egada muri make ntabwo uri igihangaje ku buryo wumva ari wowe umushoboye. Iyo mbaza urenze ko ari byo. Aho hantu hari mu ipfundo ry'ibanga koko. Wa mugani afite kwihagararaho muri we. Kakaba ari nako gaciro kawe wowe uzamugira umugore cyane rwose. Ariko nushaka kumusogongera ejo n'abandi bazamusogongera. Ushaka no kumusogongera ukabumuteje abandi yari muzi cyane rwose. Akaba mugani ngo akarimi kakoze mu buki ngo mu isukari gahorayo. Agatoke ngo kakoze mu isukari gahora, ni mu buki ni isukari ngo gahorayo. Gahoramo yambo. None ubwibanga ari hari cyangwa se inama abakobwa bababwira uti ibintu bya avance ni mu byanga wenda bababenke. Bababwire uyu akantu kawe yabakaryameho mu bimera atabasheri. Bifite umusaruro kurwange ruhande. Naye mahirwe se umukobwa yabura yatanze avance? Yabura arahari cyangwa nta? Oya ntabwo mpamya ko byamubuza amahirwe, ahubwo giye icyo ndwanya ni kwa kwicara nyine bose bamusogongeraho. Asike kariwe kaba inzoga yo ku muhanda. Yego, niba wenda hari igihe urabizi ko abantu bajya banatandukana baravuye no mu murenge bakadivorce. Gaho rero ibaze umuntu wese mugiranye icyo kiganiro avance. Eri wanda iyo telefone iri guhamagara umwanya ungana uwo muntu ko yahogoye. Twikomereza ikiganiro tugana no ku musozo. Uyu mudamu ni umwe mu bantu njya nkunda ko bazi kuganira mu gihe turimo
abakobwa bibaza ibintu byinshi rimwe na rimwe badafitiye amakuru, n'abasore bikaba gutyo, cyane ko burya rimwe na rimwe nyine hari igihe inama ihindura ibitekerezo by'umuntu. Niyo mpamvu mba nshaka nyine kukuganiriza kugira ngo twifashirize umuryango. Ngira ngo urabizi umuryango niryo shingiro ry'ubuzima, ni nabyo biganiro ukunda no gukora kuri channel yawe. Yego. Noneho ikibazo cya nyuma rero twisoreza ikiganiro. Umukobwa ugeze igihe cyo gushaka ariko akazira avance, kandi akabona uyaraje bigenze gutyo n'uyaraje bigenze gutyo, mu by'ukuri akwiye gukora iki kugira ngo koko agezwe mu rugo nyamara ibyo bitabayeho? Kuri icyo rero ntabwo mpamya ko umukobwa baziza avance, kandi hari umuhungu uyima agahita avuga toke uwo batara hari imisango, akaba umwe akaba babiri uwo batara hari, erega ntabwo hari igihe baba benshi, hari igihe bose baza abasore 5 bamurambagiza kandi bafite gahunda, baba barakugize kampe nkabyinane basore 5 bose mupfico nukuri oya aho haba harimo n'akarande haba harimo ikindi kintu. Gusa icyo mpamya cyo ntabwo wenda umusore wa mbere umwe bashobora kubipfa babiri, ariko burya ntabwo ari byo baba bapfuye, cyari nk'urwitwazo. Aba yitwaje ibyo ngibyo ariko ntabwo cyo bagapfuye. Burya n'uzagenda bapfuye icyo byaba ari nka bwa bukwe nyine ngo bwishwe n'intuza. Iki byaba ari bya bidahari nyine ngo iki ubwo ntuzanaroga. none se bibaye ngombwa ko reka nkubwire, abakobwa barambagizwa n'abasore benshi, cyane iyo ari umukobwa w'igikundiro ufite uko ateye, uko abantu bamubona. Yego. Agira nyine wa mukobwa ugira igikundiro, ariko ugasanga abahungu bose bamurambagiza, ako kantu baragashyira imbere, kandi akabona abamurambagiza nibo n'ubundi habuze n'umwe. Ubwo se azaterera iyo yoye gutanga iyo avance wenda ngavuga ati reka mpima aya mahirwe, ariko ubundi nayipima se nabwiye avance bamara kuyirya bakayijyana bakigendera. Ega hari n'ushobora kubimubwira gutyo kugira ngo amupime arebe, cyangwa akaza nyine ari ibyo ngibyo yishakiraga, ariko akaza yitwaje kuba yamushyira mu mago, ariko ugasanga n'ubundi mwashaka arabibonye aragiye. Nibwo rero uwo mukobwa numva yarogereta kurusha kuvuga ngo yimanye utwiwe baragenda ukagumana imari yawe. Gada nka data. Yego. Ubwo inama ni guma ku mari yawe uryumeho ucece ku bundi bisigaye cyane ikiganza kibi cya Nyagasani. Kandi cyo nzi cyo nukuri ntabwo Imana yagira, ntabwo Imana yabyemera ko ugumirwa ngo kubera ko wimanya avance. Yego. Oya, nubwo yaba icyo kigabo kidahari yakirema. Imana yashoboye. Wow. Twisoreze mu ijambo rimwe gusa risa naho ridahuye n'ibyo twari turimo. Abantu bashatse kabamaze imyaka myinshi nta atarabona urubyaro. Yego. Nirihe jambo wamubwira ngo dusoze kino kiganiro, ko nzi ko ashobora kubikurikira kandi rimwe na rimwe akaba ari abantu bahorana agahinda, ntonganya zo mu muryango, urukundo rukagabanuka, mu rugo bigacika, inagahorana amarira. Nirihe jambo wamubwira nimba ari watwumva? Misango rero nta jambo riraboneka ryasimbura komera. Ariko ribaye rihari niryo nakoresha. Yego. Ariko mu gihe nta rindi jambo turabona mu Kinyarwanda wabwira umuntu uri mu kibazo icyo ngicyo kumubwira ngo komera, nta kindi nabona mubwira, kuko nzi umunezero w'umwana icyo ari cyo. Wow. Yego. Hari ukuntu umwana akina agakora utuntu pe ukumva umuntu arifasha aravuze ngo umuntu utarabyaye afite agahinda, apfana agahinda. Gusa nyine ntabwo bivuze ngo apfana agahinda, ntabwo nabona uko mbisobanura. Gusa mu ijambo rimwe nakomere.
ujya ukurura kandi nk'amarangamutima yizera yuko ukasa n'ubikurura atari nkanjye. ndabyumva. Mm. Misango Oui. nta kintu kuri iyi si, tugira ababyeyi, tukagira abavandimwe, tukagira inshuti, kandi bose dukunda pe. Ariko ntabwo ndabasha gusobanura urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Yego. Ukuntu umubyeyi yumva akunze umwana, Yo. ukunda umubyeyi. Reka nguhe urugero, nkunda mama wanjye, Yego. nkakunda n'abavandimwe banjye cyane, Yego. ariko numva icyumba cyabo gitandukanye n'icy'abana banjye. Yego. Yego, ni ibyumba ubundi umuntu wavuga ko umuntu afite ibyumba nka 4, abana n'umugabo uramukunda cyangwa umugore, ariko ntabwo wumva wamushyira mu cyumba kimwe n'umwana. Yego. Umwana ni umunezero udashobora kumva. Nk'umugore iyo ari kunda kubise, hari ukuntu nyine nk'inda ya mbere ikurya ukumva icyo kintu kiri buze ntushaka no kukibona, ariko akizamura akajwarira, ntabwo umenya bya bintu byose. Urahita ubyibagirwa. Yesu we, ubwonko buhita bubiforomata, ukumva nyine ubaye undi muntu uretse kurira gusa. ngira ngo nicyo umubyeyi wese iyo bakurambitseho umwana mu gituza nta kindi gikorwa ukora uretse kurira byonyine. Bita rero numva uwo munezero n'uwo munyenga wo kubyuka wumva umwana akubwira mama mama, nkibaza wa wundi utarabonye ayo mahirwe. Ni igikomere, ariko bakomere ntabwo aribo babihisemo, si n'igihano, ni igeno ry'Imana. Abagabo babarazi inkera, hari nabo bigera ugasanga umuntu amaze imyaka 9, 10, Imana irita bakazagera igihe bakabyara cyane rwose. Abagabo babarazi inkera, iryo jambo n'iryo nsorezo singaruka mu kiganiro. Babaraza kwijoro, yego, Imana ibababarire. Yes we, ni ukuri, kuko byonyine gufata igikomere afite. Hari igikomere afite hano hanze muri societe, aho uciye wenda utangiye kwibyibuhira byaciyemo kandi wowe uko bimeze. Hari n'ukuntu abantu tugira akantu ko guhoza abantu ku nkeke, bimeze bite, kudacira, kutaruka, n'ibintu nk'ibyo. Tubaha amahoro. Ni ukuri nasaba uwo mugabo uri muri iyo situation yitererana uwo mugore, kandi hari n'igihe ushobora gusanga umuraza ku ijoro atari nawe ufite ikibazo, ariko kubera ko nyine abagore mwatugize mushaka kudufata uko mwiboneye, umugore ukamushyira ku nkeke, famiye aho yashatse ababujije, mwimufatanya n'ibihe. Yego, disi hari umuntu wakumva kino kiganiro akavuga ati uyu mudamu ndifuza kuganira nawe, akemera nimero yawe tukazashyira mu kiganiro. Hari umuntu wakugisha inama, no kuri pe, kandi urabizi abantu b'Imana bakeneye guhumurizwa. Misango Karame, ntabwo nakwanga kugira umuntu inama. Yego, ugisha inama nta kibazo, twavugana. Yego, wow, Imana iguha umugisha. Yaga nanjye ashobora kuyingira cyane. Tugushimire rero wafurawe. Mwakoze cyane namwe. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Abantu sabiye nimero mwumva mwaganira na Shime, reka ubikore mu buryo nyine buri discipline. No mu social media kuri channel tuba twayipininze, n'ubundi na nimero yo inabaho, kuko izi mboga zacu nyine tuba dukeneye n'ibitekerezo byanyu mu buryo buri official. Yego, ariko nimba ufashe nimero y'umuntu nyine ujye yubaha, ugaragaza indangagaciro zidasanzwe, ndetse ntakubone nk'umuntu uje mu yindi sura, mu yindi shusho, abone nyine uri umuntu w'umumaro. So twabashimira rero abari badukurikiye, dushimira Shimene mukunze cyane, kandi tunabashimira ko mukomeje gukurikira inama ze, munakurikira channel yabo twashyize hano kuri runo rubuga Ladies TV Show 1. Yes. Usanga umunsi ku munsi. Yego, Yego. Impagarike n'ubugingo rero zikomeze zibane nawe, Gihanga waguhanza akomeza gutiza kuka. Amen. Uzaramburambane n'abawe, ugire ibintu, ugire n'abantu bo kubirya. Amen. Sava. Wakoze cyane. Murakoze inshuti zacu, bye. Ino TV, likinga, kora subscribe, gutya.